Ndabasuje cyane mwe mwese inshuti zacu bano tubona kuri Nelia TV One meze neza. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ibarinze, nizere ko aho muri hose, nizere ko aho muri hose muri amahoro mubane n'Imana. Nikomeze nivange mu byanyu. Tudatinze rero ni kuri ya cano yacu, ya cano yanyu duhuriraho tukagaruka ku makuru y'abasitari bagiye batandukanye, cyane cyane abasitari bo mu Rwanda, aho tugaruka ku biri kubibavugwaho umunsi ku munsi. Nimba umufana ukamufana uri update kuri we. Tudatinze rero ni kuri Bruce Melody. Niwe musitari wa none tuzanye, niwe musitari tugiye kuganiraho. Wakweza ngo ni iki kiri kumuvugwaho, bimeze bite? Bruce Melody byifashe bite? Ntabwo nabigaruka mvuze ko ari umuhanzi ukomeye cyane muri kino gihugu, mvuze ko ari umuhanzi abantu benshi benshi cyane bubaha, kabone n'ubwo waba utamufana ariko nzi neza ko hari ibyo umwubahira. Tujye kumugarukaho rero. Aho umupolisi ntabwo ngiye kumuvuga izina, n'amapeti ye ntabwo ngiye kuyagarukaho ntaza nyapfobya. Ni umuvugizi wa polisi w'u Rwanda. Mumbabarire, reka nte kurirwa mbyinjiramo cyane, ntabwo nzi amapeti yabo, ntagira ikosa na rimwe mbikoramo. Ariko icyo ndi cyo, umwe mu bapolisi bakomeye muri kino gihugu ufite inyenyeri nyinshi cyane, yagaragaye ku kinyamakuru kimwe agaruka kuri uyu muhanzi Bruce Melody. Ni ibintu abantu benshi byabatunguye, cyangwa se ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda basesengura bashingiye ku kuntu bamwe mu bakuru b'ibihugu cyangwa se bamwe mu bantu bakomeye muri kino gihugu bagenda bagaruka ku bihangano bya Bruce Melody, cyangwa se bagenda bagaruka ku muhanzi Bruce Melody. Ibyo nibyo tugiye kuvugaho, nibyo tugiye kugarukaho kuri uyu muhanzi. Tudatinze rero, reka manze ngusabe utarakoze subscribe ngo uhakande. Buryo wakanze subscribe birakorohera, uba update, hanyuma ugakanda no kukazogera. Iyo ukanze kukazogera, buri kimwe cyose gisohotse kikugeraho mu ba mbere. None mutarakanda subscribe, kanda subscribe ubundi tugaruke kuri 001. Uriya Bruce Melody hari ikintu ukwiye kumumenyaho, ni umuhanzi uzi kubaka izina rigahama pe. Usibye Kinyusi yahaye ingufu ntiridi zihabwe, ariko ubu ni 001 ahantu hose. Uyu mupolisi yagaragaye abigaruka avuga ko ari umufana wa Bruce Melody cyane. Avuga ko indirimbo ze ari nziza, avuga ko ari umuhanzi uzi kuririmba, kandi avuga ko ari umuhanzi nka Munyakazi nk'uko izina rye ribivuga. Reka mbabwize ukuri, ntabwo wowe uri kunyumva nzi umuhanzi ufana pe. Burya ibintu byo gufana njye mbona ari umuntu na nyirabyo, ni umuntu bwite ku giti cye. Umuntu niwe ugira gutya akiyumvamo amarangamutima yo gufana. Ariko uba ufana Bruce Melody cyangwa utamufana, ariko hari ibintu bigera mu 10 wakabaye umenya kuri Bruce Melody, ukaba wahita umufanira icyo ngicyo. Niyo utanamufana ugahita umukunda cyangwa se umwubahira icyo ngicyo. Njyewe ubivuga ntabwo nahoze ndi umufana we, reka mbabwire, ntabwo nahoze ndi umufana we, ariko aho ngiye nsesengurira Bruce Melody we ubwe, mvuye mu kigare. Ubwo ni ukuvuga ngo kuri Bruce Melody ngira ngo abantu benshi murabizi, utamufana ni uko abamugereranya na The Ben. Ubundi tubona Bruce Melody tukabona na The Ben. Ni ukuvuga ngo havuyeho The Ben kuri buri umwe wese, mbese The Ben ahawe intebe ye y'ubwami, cyangwa se nyine mbese bikaba ngombwa ko The Ben yashaka akagirwa uwa mbere mu bakurikiraho muri kino gihugu cyose hatavuyemo n'umwe, bakurikizaho Bruce Melody. Ariko ahubwo ni ku bafana ba The Ben, nabo barabizi ko niyo bafana Bruce Melody, The Ben bazi ko Bruce Melody afite ukuntu arenzemo ukuntu, ariko nyine ntibamufana, barabizi ko arenze, ariko nyine bisanze atari abafana be. Nicyo kiba kuri Bruce Melody, urarenze. Abakunzi ba The Ben barabizi, barabihamya, ariko nyine ntabwo ari abafana bawe. Bruce Melody ntabwo ari abafana bawe, niyo mpamvu. Ariko noneho nibyo nababwiraga, nanjye nari muri abo bantu, ariko mviriye mu kigare naje gusanga Bruce Melody afite ibintu yakwigishije urubyiruko muri rusange. Umuntu wese w'urubyiruko cyangwa se umuntu wese ufite aho ashaka kuva n'aho ashaka kujya, hari ibintu yakwigira kuri Bruce Melody. Ibi ndabishingiraho mvuga iki? Mu minsi yashize ubwo twiteguraga New Year Groove,
murabizi ko timu ya Bruce Melody yari yapapye sana, bavuga ko mbese batinye igitaramo cya Bruce Melody cya The Ben byahatari, bagize ubwoba kuko ndabyibuka ubwo Coach Gael yashyiraga kuri social media ze, yavuze ko yasabye imbabazi ati rwose ntagire abantu babuwinga abandi, ati bibaye ngombwa na polisi yahaba, abagaragaweho ibyo bikorwa bakaba bahanwa. Ni ukurumva yagizemo ubwoba bwinshi cyane, yikanze igitaramo kigiye kuzabera muri arena kirahuza The Ben ndetse na Bruce Melody, nubwo ibyo bari biteze atari byo babonyemo, bari biteze ikintu kidasanzwe, ariko nyine ya nk'uko benshi babivuga bakubise abantu ikinyafu ku nda. Ibyo si byo nashakaga kugarukaho. Muri ibyo bihe rero, igihe byari byifashe gutyo twitegura icyo gitaramo, His Excellence Paul Kagame ubwe yaciye impaka. Ni ukuri nubwo abantu batabigarutseho kubera nyine ni Bruce Melody, ntabwo abantu babigarutse, ariko ndakubwiza ukuri His Excellence yaririmbye indirimbo bado bado, yayivuzeho nawe ni ukuri yaciye impaka pe. Buriya The Ben ni uko mba mbona yifitiye igikundiro karemano, ariko mu by'ukuri Bruce Melody His Excellence yavuze ati hari umwana w'umuhungu ari umuhanzi, ati afite indirimbo nziza nkunda cyane yitwa bado bado, burya yari akomfirime, yari aciye impaka. Ibyo ntabwo ari byo nshaka kugarukaho kuko sinashakaga kubagereranya, ahubwo nashakaga kubabwira yuko n'umuntu udafana Bruce Melody arabizi ko arenze, ahubwo ni uko yisanze atamufana, ni uko yisanze warafashe amahitamo cyangwa se warafashe uruhande, warayobotse, ariko bitaba ibyo nawe uba umufana ndetse byahatari. Uyu Bruce Melody rero, kimwe numva urubyiruko rwamwigiraho, ni ukuri ni munyakazi, kandi iki gihugu gikeneye abantu ba munyakazi, iki gihugu gikeneye abakozi, iki gihugu gikeneye nyine umuntu udasanzwe mu bigendanye no gukora ndetse no gukunda umurimo. Iyo mvuze gukora ntabwo ari kujya guterura imizigo y'ibiki n'ibiki, ni ugukora ibishoboka byose ngo uve kuri step imwe ugere ku yindi step. Ni uko wowe ubwawe hari icyo ushobora gukora ugahindura ubuzima bwawe bwite binyuze ku kuboko kwawe. Uyu niko byagendekeye Bruce Melody, ni umuhanzi tuzi neza ko yihirinze hasi hejuru, yihirinze iburyo n'ibumoso, mbese yarihirinze arizamura adafite kivugira, aturuka mu muryango uciriritse cyane, nawe ubwo agikennye, kandi murabizi neza ko ubuzima bwa none sinanenge kuvuga ngo muri iki gihugu, ariko ni ahantu hose bushingiye ku mafaranga. Uyu Bruce Melody nawe mafaranga ntayo yari afite, n'uwo muryango ukomeye wakamusunitse ntawe yari afite, ariko arihiringa ku kuboko kwe kugeza abaye Bruce Melody uyu nguyu turi kureba. Bruce Melody itangazamakuru ntiryamwemera, kandi n'ubu ngubu ngira ngo hari nk'igitangazamakuru kitamuvuga ibyiza. Sinshaka kukivuga ngo mvuge ngo iki ni iki, ariko hari ibitangazamakuru kuri bitakwifata ngo bimwandikeho inkuru nziza. Kubera iki? Ni uko nyine bisanze ntabwo bamufana, si uko batamwemera, ahubwo ntabwo bamufana. Uyu Bruce Melody rero yarihirinze hasi hejuru kugira ngo abe uyu Bruce Melody tubona, kandi ubona ko yageze ku ntsinzi, kuko icya mbere Bruce Melody we yazamutse The Ben ari umuhitinzi muri kino gihugu. Bruce Melody tutaramumenya The Ben yari umuhitinzi ukomeye, we na Meddy muri kino gihugu za 2008 bari baramaze kugafata mu mujyi wo mu cyaro, ari The Ben ari Bruce Melody cyakoze na King James. Abo bantu ko ari batatu bari bafashe umuziki wa hano mu Rwanda, ubundi akaza b'abaraperi. Icyo gihe ntabwo Bruce Melody yari yakamenyekanye, nta n'uwari umuzi, menye nawe ubwo atari yiyize nka Bruce. Icyo gihe ngo yari umufana wa The Ben, yafanaga The Ben cyane. Mwibaze kugira ngo bive kuba amufana, bigera ubwo bagera ku rwego rwo guhangana, kandi Bruce Melody akamunyuza ikinyafu ku nda koko. Erega mujye mureka tuvuge ibyo twabonye, mu gihe bene byo batigeze baza ngo baduhe ukuri kwihishe inyuma y'ibyo twabonye. Twebwe turagendera ku byo twabonesheje amaso. Gusa noneho kuri icyo kinyafu ho hari ibyo baziranyeho bo ubwabo bwite, byabereye muri kiriya gitaramo. Ibyabaye byose hariya byari amasezerano baziranye, n'ibyo ari basezeranye. Icyo nashaka kuvuga rero, yakuze ari umufana wa The Ben. Icyo gihe The Ben ari umuhitinzi, Bruce Melody yari umufana, ariko ubu tuvugana nyine simvuze ngo Bruce Melody aramurenze cyangwa The Ben aramurenze, ariko muri aba babiri gutoranyamo uwa mbere byakuvuna.
urumva uburyo uyu muhanzi yakoze cyane, yihirinze. Si uwo gusa, yakuze ari n'umufana wa Riderman. Nyuma yo kumufana ubu ngubu Riderman nta nubwo yamukurikira, usibye respect duhereza Riderman nk'umuhanzi w'umunyabigwi, ariko mu by'ukuri Bruce Melody ntawe utemera ibikorwa bye, ntawe utemera ko ari umuhanzi wakoze uko ashoboye kose ngo ahindure izina rye, ngo ahindure CV ye, ngo ahindure buri kimwe cyose kuri we. Ikindi wamenya kuri Bruce Melody ni uko ari umuhanzi utagira inzika pe n'umujinya. Niwe muhanzi wenyine rukumbi muri aba bahanzi bakomeye cyane utabika inzika, utagira umujinya. Impamvu ni iyihe? Uburyo ateyemo we, ikimushimishije aravuga, ikimubabaje akavuga. Ni ukuvuga ngo we ntabwo agaragara, we ntabwo acecekana ibyo yabonye, ahubwo icyamushimishije nyine we arakivuga, icyamubabaje arakivuga, amarangamutima yarayagaragaza, ibyo mbese burage ze cyane ko ari nazo abantu benshi batemera. Buriya uyu Bruce Melody abantu benshi bemera ko ashoboye ndetse 100%, ahubwo ikintu batemera kuri we ni amaburage agira. Mw'abantu mwe, buriya na sosiyete tubamo ntabwo abantu benshi bemera burage. Se nka burage zibagarukaho ho, ugasanga umuntu wenda muri kuburaga ngo woweho, ngo mbese ukumva aragusenye ngo ni burage. Hari abantu benshi ibyo bintu batabikunda, ukumva umuntu ari kugusenya yarangiza ngo ni burage. Ibyo bintu ntabwo abantu benshi babikunda. Ubwo rero uyu Bruce Melody nawe ku bantu batamufana kenshi na kenshi, ni kimwe mu bintu bamuziza, bitewe n'uko ariko niyo miterere. Ni ikikwereka umuntu utagira umujinya nyine. Ibyo abona yateraho komenti abiteraho, ibyo abona yavugaho abivugaho, ibyo mbese nyine igishoboka cyose we arakivuga, maze ubuzima bukaryoha kandi bugakomeza. Iyo ni imiterere ya Bruce Melody, wamumenya mbese nyine nta mujinya, ni uko nguko ameze. Ikindi akari wa muntu usetsa pe, arasetsa, ntabwo wakumva ikiganiro cye ngo ukivemo utasetse. Ikindi wamenya kuri Bruce Melody, ni wa muntu mu biganiro byo wumva ko yibohoye, yaribohoye pe. Ni wa muntu mu byo avuga wumva neza ko nta bindi bibazo agifite, nta byakaje bimutera iseze, mbese nyine yaribohoye. Ni ko kunavuga ati wenda urugero ati indirimbo yawe ko nta views 500,000 cyangwa se nta views 1,000,000 iragira, ukumva arakubwiye ngo 1,000,000 hari uwayintumye, izo yagira zose ntawazintumye. Mbese ni wa muntu wafashe ubu buzima bushyira ku rundi rwego, ni wa muntu wafashe buno buzima arabworoshya. Icyo ni ikindi wamenya. Kandi umuntu ameze gutyo bituma abaho anezerewe, nta pressure, nta bintu bidasanzwe kuri we. Ikindi wamenya ni umuhanzi ukunda abana be byatari, usibye ko iki cy'abantu benshi bagihuriyeho. Mw'abantu mwe, umuntu wabyaye yaba ufite inshingano zo gukunda kuba yabyaye ku cyiza no ku kibi, ibyo byo ntabwo twabigarukaho. Uyu rero Bruce Melody, muntu umufana nawe utamufana, nanze kwirirwa mvuga byinshi kuri we, ariko ni byinshi wamumenyaho. Wamufana utamufana, ni umwe mu bahanzi bakundwa n'abakuru b'igihugu pe. Abantu bakuru bo muri kino gihugu, kandi koko nawe wamukunda. Umuntu ushishikariza urubyiruko gukora, utamukunze waba ufite ikibazo. We wa mwana, we wa musore, wa mugabo, wowe uri kunyumva uwo ari we wese, nimba utari yasobanukirwa ikigendanye no gukora amanywa na nijoro, gukora ngo ukunde umurimo, uracyafite ikibazo muri wowe. Ntabwo urasobanukirwa isi turi kujyamo ngo ni isi imeze gute. Nimba utari wumva neza ko igikenewe ari ugukura amaboko mu mufuka 100%, hari ikindi kibazo wowe waba ufite. Aribyo mvuga ngo Bruce Melody His Excellency yamutunze urutoki, kuko nta wundi muhanzi twari twumva asubira mu ndirimbo ze usibye Bruce Melody. None wowe utamufana urinde, nawe uvuge ngo bado bado, indirimbo ya Bruce Melody. None wowe udafana Bruce Melody usibye ikigare urinde. Ikindi wabivuka mu muryango uciriritse, ntufane Bruce Melody, burya nawe uba ugendera mu kigare. Nimba uzi aho uvuka ko ari ahantu nk'aho hasanzwe, ukaba udashobora gushyigikira umuntu witeje imbere, nawe ubwawe witekerezeho.
naje gusanga abantu benshi bafana kubera ibigare rimwe na rimwe, ariko ushyize mu nyurabwenge zawe ukanariza Bruce Melody ijana ku ijana, nawe ubwawe wakwisanga uri umufana we. Uti gute? Ni gute nimba uri umuntu uharanira iterambere ryawe bwite, ko ari wowe ushobora kwiteza imbere biturutse muri wowe, ntawe wasabye, ntawe wasabirije, nta hantu wicishije amazi, ni gute utagera ikirenge mu cya Bruce Melody, cyangwa se Bruce Melody atakubera byibuze icyitegererezo? Ibi rero ndumva mwava mu kigare Bruce Melody mukamushyigikira, akaba umuhanzi ukomeye nk'uko nyine akomeye, kuko n'abandi bose ndinde wo kudafana umuntu mukuru w'igihugu afana. Abapolisi b'amapeti b'amanyenyeri ati njyewe ndi umufana wa The Ben, wa Bruce Melody, ndinde njyewe wo kutamufana. Reka nsoze mbabwira ngo mu gufana ujye umanza ushyire no mu nyurabwenge ati nubwo mfana uyu nemera ibikorwa by'uyu nguyu. Ninde kwigarukira ku magambo umupolisi yavuze, mugende muyarebe mwa bantu mwe, nanze kumuvugaho byinshi, nanze kumutaginga, navaho mumanurira amapeti kandi yarayakobokeye, ariko icyo nzi cyo yavuze ko ku kinyamakuru kimwe avuga neza ko nawe afana Bruce Melody. Nizere ko nawe ufite ubufana kandi ufite ibyo ushingiraho, kandi nizere ko nawe wemera neza ko Bruce Melody ko ari 001, nizere ko wemera ko ari umuhanzi ukomeye muri iki gihugu. Duhure muri comment umbwire wowe ubibona gute, umwangiye icyo, umukundira iki. Nimba wakunze iyi video rero kanda like, nimba wakunze iyi video kanda like, ujye muri comment utubwire ubona ko ari umuhanzi ukomeye cyangwa ni ukumukabiriza, umukundira iki. Nimba umukunda ni icyo akwigisha, ni iki wamwigiraho, ni iki wavuga ku bamugereranya, mbese shyira muri comment wowe ubyumva gute, Bruce Melody umubona ukuri. Njyewe uvuga ibi sindi umufana we cyane, ariko ndi umwe mu bantu bemera ibikorwa bye, ndi umwe mu bantu mbese uvuze ngo Bruce Melody na The Ben wafata ndeho icyitegererezo, njye nagifata kuri Bruce Melody nshingiye aho igihugu kigeze ubu ngubu, mw'abantu mwe ikintu umuntu ukora. Reka nsoze mbashimira rero mwakoze kubana natwe, ni ukuri. Duhure muri comment umbwire ibyo mvuga nimba ariko kuri, umbwire wowe ufana nde, umufana kubera iyihe mpamvu. Ndabakunda cyane rero, ntibagirwe gukanda subscribe nimba utarayikanze, ntibagirwe gusharinga abakunzi bawe n'inshuti zawe, ntibagirwe gukanda like, gukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro dukora bijye bikugereraho ku gihe. Ndagukunda rero, Imana nikurinde kandi nikwishimire, nawe ukomeze dushyigikire usharinga iyi video.